twajyaga twicara mu nkambi bakatubeshya ngo urataha mu Rwanda ngo wabaze ibyawe ngo bakakurigisa. Mbese urukundo twahabonye, amajyambere twahabonye nta n'ahandi hantu tuzayabona. Iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho igeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Abanyarwanda bagenda batahuka. Bamwe mu batahutse bamaze kwiteza imbere. Hari bamwe bafashijwe na Minisiteri ifite mu nshingano zayo gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse. Hari n'abaje bafite ubushobozi, bagira imbaraga, barakora, bagera ku iterambere. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe bamwe mu batahutse babashije kugera ku iterambere. Bakabashishikariza bagenzi babo gutahuka kugira ngo nabo babe mu gihugu cyabo kandi babashe kwiteza imbere. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Impunzi z'Abanyarwanda zikomeje gutahuka. Mu batahutse abarimo abatishoboye bafashwa na leta ibinyujije muri Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Abifashije nabo abashinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse muri Midimar bababa hafi bakabashishikariza kwiteza imbere. Abanyarwanda iyo batahutse bakagera mu gihugu baraza bagasubira mu buzima busanzwe bw'Abanyarwanda babamo bwa buri munsi, bakorora, bagahinga, bagakora imyuga itandukanye, yaba ubwubatsi, ububaji n'ibindi, ndetse hari n'abashaka akazi bagakorera abandi. Hari abo dufasha kwifasha bitewe n'amikoro baba bafite, ko murabizi ko baba bafite ibyiciro bitandukanye. Aba bishoboye bashobora kwifasha, hari n'abandi baba batishoboye tugerageza gufasha. Tubafasha mu bintu bitandukanye bitewe n'ibyo bifuza ko bafashwamo. Hari imyuga itandukanye, kwigisha imyuga itandukanye, tukabaha n'ibikoresho, tukabaha amatungo, abadafite amacumbi tukabaha isakaro, abanyeshuri tukabafasha gusubira mu ishuri, ndetse bamwe mu badafite ubushobozi tukabarihira. Muri rusange ni ibyo ngibyo. Abaje bashobora kugira icyo bakwifasha tubagira inama, tukabunganira mu kubatera inkunga y'ibitekerezo, ndetse tukanabamara ubwoba, cyane cyane ko baba baje barabwiye ibintu byinshi bitandukanye bavuga bati nta mutekano, ramara iminsi ngayo bakakwica. Icyo gihe iyo ufite ibyo bitekerezo muri wowe ushobora no gutinya kugira icyo wakora kuko utekereza ko kitazaramba. Ariko tubamara ubwoba, tukabagira inama, ndetse tukanabakurikirana tukabasura kugira ngo turebe bamaze kugera kuki. Niyo yigira Veronique we n'umugabo we Mayira Tade batahutse baturutse muri Congo Brazzaville. Ubu batuye mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Ni bamwe mu rugero rw'abatahutse bageze mu Rwanda bakoresha amaboko yabo kugira ngo biteze imbere. Veronique avuga ko babanje kubaho nabi mu buhunzi. Muri make guhunga ni ikintu kibi cyane. Tugihunga twabanje mu nkambi y'Inyakavogo i Bukavu. Tukigeramo mpita ntwita. Nkwise ngiye kubyara mbura umuntu mbyaza pe, inda yari inda ya kabiri yari inyishe. Kubw'Imana mbona ndayikiza barinda kunyimura banjyana mu yindi nkambi muri Adikivu, mbona ndabyaye yanyuma yamezemo. Ubwo bidateye 296 tuba turahunze turakomeza tugera ahantu hitwa Ibandaka. Ibandaka aho byabaye isibaniro ku buryo nabonye ubuzima mbwanze mbuhararutswe. Turakomeza turagenda. Tugiye kugera muri Congo Brazzaville ho twagendaga n'amaguru twagenza amaguru amezi 5, narambaye ibirere mu birenge, mbese utareba aya mabere mfite nka 20 yose yaranshizeho imbere n'inyuma nsa. Nagenda ukagira ngo ndimo ndagaruka. Uyu nguye aho nagera guriya mugabo wanjye wagendaga mpetse. Tukigera Congo Brazzaville naho twabayeho mu buzima bubi cyane, kuko icyo gihe twatangiye umwuga wo gusuka, tukajya turara muri shitingi, haba umubu, na ahantu hatagira ikintu cyo kurya kugira ngo batugemure, nabwo byazaga ibiryo rimwe na rimwe, tubaho gutyo mu buzima buruhije. Twageragezaga gukora nkanjye narasukaga, ariko nubwo nasukaga wageraga ku kintu cyiza Congo Brazzaville kazi kakikwaka bavuga ngo ni cyaba bakongomane muri Congo Brazzaville. Ibyo bintu bikahora buri cyose biduteza umutima mubi, umutekano muke wo kumva ko utari mu gihugu cyacu. Muri Congo Brazzaville mbonye binyobeye mpita mfata ubwato tujya ahantu hitwa Kamina. Ubwo Kamina nagiyeyo muri Congo Kinshasa naho nagiyeyo nkoresheje ubwato bw'igiti bw'ingashyi, nyura muri Fleuve ndambuka nge Kamina ngira ngo wenda ndahasanga ubuzima bwiza. Ko ngezeyo bibindi biba bibi cyane.
Mayira Tade nawe avuga ko kuba impunzi byatumaga abandi babinena kandi bakabaho basabiriza. Kuba impunzi uba mu kindi gihugu kitari cyawe ni bibi. Nk'umuntu wo muri Kongo Brazzaville yajyaga kuguha amazi igikombe akakimanika hejuru y'inzu ngo n'undi bazakimuhesha. Urumva ni ukunena umuntu ko icyo gihe nta burenganzira uba ufite. Bikakugaragarira rero ko ubuhunzi ari bubi. Kwirirwa nanone usabiriza. Urabona kuba uri impunzi utegereje amahanga ngo azaza kugemurire, twabagaho muri shitingi. Nta hantu habagaho kubaka. Oya nta mahoro yarahari ntayo ko hahoraga intambara se muri Kongo Brazzaville hahoraga intambara. Nkibayo narahingaga. Nahingiraga abakongomani. Bakampa amafaranga. Ariko amafaranga nta mushinga uvuga ngo urayakoresha. Urabona iyo ugiye gupagasa. Burya ikintu upagashije uri mu gihugu cyawe ntago ari kimwe nuko wapagasa uri mahanga. Ariko ugeze mu gihugu ugashobora gukora ufite icyo ukora witeza imbere. Nk'ubu nta kibazo mfite niteje imbere kabisa. Ndumva mwageze niwanjye mwahabonye. Nyuma yo guhura n'ubuzima buruhije mu buhungiro, Veronique ngo yagize amahirwe yo gusura u Rwanda. Ngo yasanze amabwire bumvaga bari mu buhungiro yarayo gusebya igihugu kandi atandukanye kure n'ukuri we yiboneye. Ni imyumvire mike y'abantu babategeka baba bari mu nkambi zabo. Nibo bababwira bati muratatwe mu dusige twenyine mbese ukumva gutaha yuko ari ikibazo. Kandi bakabumvisha ko mu Rwanda nta burenganzira buhari. Nyuma yaho ngize amahirwe Monique iza gufata icyemezo cyo kubwira impunzi ngo zitahuke. Ariko tukumva bidashoboka. Noneho tugize amahirwe baza kutubwira ngo abashaka gutaha kureba igihugu ko kimeze batahe baze kureba igihugu. Icyo gihe twaje turi abantu 80. Ngize amahirwe nzamo. Inje tukigera ku kibuga cy'indege batwakiriye neza, tujya mu miryango yacu tumarayo iminsi 10. Tukiri mu buhungiro batubwiraga yuko ati nubwo mugiye muri abantu 80 mu Rwanda bagushyira munsi ya yijerekani yaka umutwe ugashya. Ariko narahageze mbona ndaryamye iminsi 9 irashira nta muntu uje gamvane mu nzu nta muntu umvukije uburenganzira bwanjye. Niyo mpamvu natashye ngezeyo mfata icyemezo cyo kubwira umugabo wanjye n'abana banjye ngo dutahe. Nyuma yaho turatahuka tukigerayo mbese dusobanurira izindi mpunzi abashoboye kubyumva twarabazanye urenge natahuye abantu 141 mu bantu twashoboye kuzanamo. Nahageze guhari iterambere ko ntago ryari ryinshi ariko ubu ngubu iterambere rirahari kuko buri muntu wese ari isanzuye niba uriho urukuriho nta muntu kugendaho cyangwa nga kwirukanyeho kereka ufite icyo wikeka. Veronique kandi akomeza avuga ko nyuma yo gufata icyemezo cyo gutahuka burundu ngo yatangajwe no kubona uburyo yakiriwe asubizwa imitungo ye kandi leta ikomeza kubafasha. Nabo ariko ngo bakomeje gukoresha amaboko yabo kugira ngo biteze imbere. Bamfashe neza kuko naratahutse isambu yacu twarayibonye n'umugabo wanjye twahise dutahukana nawe nari namusize Kamina turatahukana ubu turi kumwe. Twagize amahirwe yo guhita tubona umurimo ubu ngubu urabona ko nkora gutya ibyo kwandikira imodoka bitaraza. Nakoraga akazi k'ubukorikori. Ubundi nakoraga amasaro n'inigi nkanasuka nta kibazo mfite. Nagize n'amahirwe yuko twahise tubana n'imiryango y'abaterankunga abo bana banjye bariga. Abana banjye babiri umwe afite imyaka 22 undi afite imyaka 20 undi afite 16 undi afite 13 undi afite imyaka 11. Abo bose babiri bo bahungu barangije kwiga segonderi. Abandi babiri nabo baracyari muri segonderi undi ari muri primaire. Nyuma aho ngaho rero ubuzima bwarakomeje uroye kuko nagize n'amahirwe yo guhita mbona akazi muri iyi kampani yitwa KVSS yo kwandikira imodokari muri parikingi. Ubu dushobora kurya tukarihira abana bacu amashuri nta kibazo mbikesheje uyu murimo n'ubuzima bugakomeza. Hagati aho ngaho ariko umugabo wanjye nawe yageze mu Rwanda ahita abona akazi ko kubakisha. Ubu arubakisha twashoboye kuguramo inzu. Nanjye kubera ko nabohaga amasaro nanjye nubatsemo indi ubu dufite urupangu nta kibazo dufite tubaho neza. Mayira umugabo wa Veronique nawe bikishije imirimo ye yo kubakisha amazu yabashije kuguramo moto ngo anafite n'umugambi wo kwigurira imodoka. Nabona iyi ni moto naguze nayiguze 600,000 y'amanyarwanda. Ngiye wayiboneye mu kazi nkora niko ndubakisha. Urebye ikintu kintunze no kubakisha. Mbona ibiraka byinshi kabisa. Nk'ubari nk'ikiraka mfite buraseri cya 5 miliyoni. Numva ni ikiraka gihagije ndamutse nkirangije numva ntabwo naburamo inyungu. Jewe nkurikije uko mbayeho mbona vision yanjye y'umusaza yavuze 2020 nyifuzamo ko naba mfite imodoka. Ikizere ngikura ku kazi mbona mfite amashansi ya 5 arampemba neza nta kibazo. Veronique n'umugabo we Tade
ngo babanye mu bwumvikane no mu gushyira hamwe, ibi bigatuma bakomeza kwiteza imbere. Veronique kandi ngo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda za leta ngo akomeje kuzuza inshingano ze nk'umubyeyi agira akarima k'igikoni kugira ngo umuryango we ujye ugira imirire myiza. Mbese aka karima k'igikoni impamvu tukiga bamwe impamvu buri muntu wese agafite ni iterambere ry'umwari n'umutegarugori kugira ngo ingo zacu zigire imirire myiza turye indyo yuzuye. Akange karimo amashu na karoti nsaruyemo n'imiteja nk'iki ngiki ubona iki ngiki ni ikibiringanya nacyo nuko nabibyaruye nagiye kubitera mu mujyi. Iyi ni poivro sibyo tutarigira hejuru buri mugoroba ndabyuhira no mu kubihinga ntakoresheje ifumbire y'imborera kuko barabitwigishije kugira ngo buri mubyeyi wese agatunge. Mbese ni inshingano za buri mubyeyi, buri muntu wese ubishaka arahinga kandi n'udahinga abona ibyo ahaha bimworoheye. Dore nk'ubu ngubu urabona nk'aya mashu yanjye urabona yuko afite ubuzima bwiza kandi ari igihe cy'izuba. Mu Rwanda nta gihugu kikiruta kuko dufite igihugu cyera neza, n'igihe cy'izuba turarya ibihe byose umuntu ashobora kubaho. Ariko nko hanze nk'urugero nabaha nko muri Congo Brazzaville nk'igitunguru kidusaba ko biza arambare babiguze hanze nta bihaba, n'ibishyimbo nta bihaba, ntago wabihinga ngo byere. Brazzaville hera imyumbati n'inkori n'ibinyobwa, ariko mu Rwanda hera buri gihingwa cyose. Nk'hano mu Bugoyi hera ibishyimbo, hera ibigori, byose nakubwira, ibijumba byo, imboga zose abenshi niho baza kuzihahira. Murabona nk'ubu urugero nk'ibi ngibi mfite inka mu Rwanda rwose nta gihugu kikiruta bibako. Reba nabaye muri Congo Brazzaville mbikamina naho narindiho nabi twangaga amazi y'ibiziba, ariko ubu buri mudugudu ufite ivomero mu Rwanda. Urumva hari ikibuzemo? Ni ukuri bantu muri hanze mucatse mwatahuka muri kwikereza muzasanga twarabasize. Bamwe mu mpunzi bavuga ko ngo mu mabwire bumva harimo ko mu Rwanda batagihinga ibyo kurya, ngo bahinga itabi, indabo n'urusenda. Nyamara sibyo kuko n'abatahutse bigaragara ko babashije kwihingira ibitunga ingo zabo. Veronique kandi yiboneye ko abagore bafite uburenganzira mu Rwanda kandi ko n'abatahutse muri rusange leta y'u Rwanda ikomeza kubagaragariza ko kibibuka. Ubwo abadamu n'abari hanze barakererewe ko ntago bazagira ubuvugizi nk'ahangaha mu Rwanda. Nta mudamu urenganywa, nta hohoterwa rihaba, umudamu arishyira akizana, nta mudamu ugikubitwa. Ariko hanze yakubwiye ikintu uvuga tutanyica, ariko mu Rwanda twese duhuriza hamwe umugambi n'umwe. Igihugu gikunze n'igitsina gore, naho dakwe twafashe indi ntera perezida w'igihugu cyacu dukunda. Ubu ngubu ndi mu nama y'abagore ku murenge nshinzwe ubutabera. Noneho n'abantu twabanaga i Brazzaville cyaduteye ishema mbese ryo kumva ko abantu twatahutse natwe igihugu kitwibuka kandi kidufashe neza. Baturebeyeho bituma na ministre wacu biza n'impunzazi. Ni ishema pe, twarabyishimiye cyane. Mukantabana Sarafina muri ngewe nahise numva yuko impunzi zimara kubona abaye ministre rwose pe ko zigomba gutahuka nta kiri kuzikereza hanze. Kandi biriya byatugaragarije icyizere ko nta n'ikintu kibi mu Rwanda. Nkurikije kare intellectuel iyo kiba ari kibi ntago bayaraje. Bose bagombaga kubireberaho, ntago bagomba kuguma ishyanga. Umunyarwanda watahutse abaho kimwe n'undi munyarwanda asanze mu gihugu. Itariki yo gukuraho ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda yari tariki 30 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka 2013. Impunzi z'abanyarwanda bifuza gutahuka bakaba bahabwa ikaze mu rwababyaye kandi bahereye ku ngero z'ababatanze gutahuka bashirika ubwoba bumve ko u Rwanda rukiteguye kubafasha gusubira mu buzima busanzwe kandi bakaba bashobora no kwigira kubo basanze mu gihugu cyangwa se bakegera inzego z'ubuyobozi kugira ngo nabo bagere ku iterambere abandi bagezeho. Turabashimiye mwabanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwongeye kwibonera zimwe mu ngero z'abanyarwanda batahutse bakaba bariteje imbere. Nabo ubwo bakaba bivugiye ko ibingibi bigaragaza ko u Rwanda rwabo ari amahoro, aho babasha gukora bakavuga bati ibyo dukora n'amaboko yacu tubikoresha n'inyungu ni izacu. Biruta uko bari babayeho mu nkambi nta kizere cy'ejo hazaza bafite, dore ko ngo nibyo bakoreraga batabigiragaho uruhare kuko batari abanyagihugu. U Rwanda rero rukaba rushishikariza impunzi zose z'abanyarwanda ziri hanze gutahuka kugira ngo nabo babone ibyiza abandi batahutse mbere babatanze. Ku bindi bisobanuro byaba bijyanye no gutahuka kw'impunzi ndetse no kubasubiza mu buzima busanzwe wahamagara nimero 170 itishyurwa ya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Naho mu kiganiro cy'ubutaha mwakoze kubana natwe, mugira ijoro ryiza.